mbanze kubashimira mwe mudukurikirana umunsi ku munsi ku Mirabyo TV. Mumeze neza murakomeye, natwe turaho turashima Imana. Amakuru y'iminsi, amakuru yacu ni meza. Ese wowe udukurikirana, ese uri mu Rwanda, uri Amerika, uri mu gihugu cyose, mbaje kugusabira umugisha w'Imana kugira ngo Imana ijye ibana nawe mu kazi ukora cyangwa mu byo utekereza byose, kuba wagabizaho amaboko yawe. Imana ijye ibiguheramo umugisha. Uyu munsi wa none rero ubu turi mu nkuru y'akababaro k'abantu bo muri iyi minsi biyahura. ngo ese yiyahura habaye iki? Ese biba byagenze gute? Ese icyo kintu tuzagishakira umuti bigenze gute kugira ngo dukureho hagabanyuke impfu z'abantu biyahura umunsi ku munsi? Nta kindi zigomba kuvaho, ni mu bitekerezo byanyu, ni mu kuganira kwacu. Ibyo byose bikagira gute, bikajya biba mu bantu wese. Yego, uyu munsi nazanye wa mukobwa rero, ndabizi ko nawe ajya twigisha ku kintu cyitwa urukundo. Wese urukundo ni iki? Ese umuntu akunda undi byagenze gute? Urakoze cyane. Umeze neza muko? Umeze neza cyane. Urakomeye? Ndabona uyu munsi usa neza. Nagerageje. Wagerageje? Ariko iyo umuntu adasa neza, nta umuntu wese agaragara kuko asa neza. Ngo byica n'abazimu. Umuntu asa neza byica abadayimoni benshi, bagapfa unabiperereza. ariko ubundi abo ngabo ari abiperereza, bagomba gupfa. Impamvu umuntu agomba gusa neza. Yego, ni karibu rero wibwira abakunzi bacu, bamaze iminsi batakubona. Ndabasuhuje abakunzi bacu, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni yayandi, Uwamwezi Jeannette. Ndi umwe mu rubyiruko, umwe ujya ubagira inama umunsi ku munsi. Nagarutse ngo twongere tuganire ku izi pfu ziri kugaragara n'iki gihugu cyacu cy'abana biyahura b'abakobwa cyangwa se b'abasore. Yego, none se wabibonye uriya musore wiyahuye? Wamubonye nawe? Yego. Ese biterwa n'iki kugira ngo umuntu yiyahure ngo undi yamwanze? Hari retire abantu basomye bavuga ko nta kindi cyabimuteye, kubw'umukobwa yagize gute, yamwanze, bikaba ngombwa ko agomba kwibuza ubuzima. Ese icyo kintu kirakwiye? Ikintu cyo kwiyahura mba kidakwiye. Ariko nanone hari wenda nk'abasore, hari umusore udashobora kwihangana bitewe n'ibyo yahaye umukobwa cyangwa mu rukundo uko bari babanye, cyangwa yamwiyerekaga. Hari ukuntu twebwe abakobwa twishushanya ku bahungu tukabereka urukundo nta ruhari. Nkajya nkwegera, nkaguhamagara sheri, nkaguhamagara shushu, isaha ku yindi nkaguhamagara iyo nta kintu ndi gukora, cyangwa se njye naba ndi gukora bitambuza kukuvugisha, nkakuvugisha. Ijambo turyoheye amatwi nkatukubwira, ariko hari icyo ndi kuguhisha. Yego. None se ibyo biba bikwiye mu rubyiruko, kuba wakwishushanya ku musore, cyangwa ukaba uri umusore ukaba wakwishushanya ku mukobwa ukamubwira ko umukunda kandi utamukunda, kandi uzi ko hari ingaruka agomba kuza guhura nazo? Ntabwo bikwiye, ariko abantu ntabwo dutekereza kimwe. Hari ibintu twishyizemo ngo kubagarira yose, ngo kuko utazi irizera n'irizaruka. Ntabwo ibyo byakabaye. Nimba ukunda nanjye sijya nemeranwa n'abo bantu, kubera ko njye nimba ngukunze, njye ndi umukobwa, ndagukunze, uri umuhungu, turakundanye, turaganiriye, hari utuntu tugenda tuganira, turahujije, uranyuze rwose, kugendana nta kimwaro ngira, mbega buri kimwe cyose turagihujije, turumvikana. Uri gushaka urenze ku ufite
kandi icyo ushaka cyose ukibona kandi muganira mu gahuza uri gushaka iki. nimba umusore uri inshuti ye Yego. urambabarira uwo mukobwa akuguriye urukweto akuguriye ikanzu nziza aranagusohokanye ese undi wo uzajya gushaka we hari ikirenze kurusha bya bindi undi yagukorera. Urabwira abagenzi bawe kuko uyu muntu yakwiye kubwo guhindukira n'umukobwa yambabaje nanjye rwose yambabaje ni ukuri yambabaje rwose ni ukuri mureke tuganire njye mbabwira ngo nkamwe nk'urubyiruko mwaza tukaganira mukandika komenti byose tukaganira byanashoboka tugakora nka gurupe y'urubyiruko tukaba twagira ibitekerezo duhana tukaganira. Ni gute umwana w'umukobwa agenda akanga umuhungu ku buryo abonaho ku rwego yiyahura? Nta kindi umuhungu ajya kwiyahura hari impamvu ni iyi. Ashobora kuba mwarakundanye hari ibyo yaguhaye wenda urugero mwakundanye mukigana cyangwa se we yararangije wowe urakiga agufashije buri kimwe cyose arakurihiye ishuri urangije kwiga aguhaye amafaranga agushingiye akazi gukora bizinesi. Ibyo byose ni biri kuva kuri uwo mukunzi wawe mujyanye inama y'uko uko muzabaho cyangwa se ko muzapanga ibyo kubana. Umukobwa umuhungu ashatse inzu arayubatse irarangiye mupanze ko wenda urugero mu kwa 8 muzajya mu rugo w'umukobwa mukabona gupanga ubukwe murabipanze urangije umuvuyemo. Rwose birababaje umuhungu ahita atekereza ngo se ubu nzajya gushaka undi mukobwa kongere ntangire bushyashya. Ni nk'umuntu sinzi ukuntu nabikubwira sindakubwira gutera gutangirira hasi ikintu cyari cyarageze hejuru ukongera bakakigutangiza biba bigoranye cyane. Inama nakugira wowe musore cyangwa wowe mukobwa ni ukutahemukirana kubera ko aba yarakwishimiye umunyuze akagukorera kimwe cyose uko ashoboye icyo ashoboye cyose kugikora akakigukorera. Ni gute umuhemukira ushaka umurenzeho? Ikibazo umugani bajya baca ngo wirukira ugasiga ugusanga nyamara ugusiga yigendera hari undi uwo wirukira wowe ukunda. Nababwira akantu neza wowe umuntu ukunda hari ubwo abatagukunda cyangwa gukunda gake ariko wowe iyo agukunda wowe utamukunda uwo niwe mwiza. Ikibazo aho kiri abakobwa bo muri iyi minsi cyangwa abasore bo muri iyi minsi ntago ntibanyurwa. Iyo tubyita ko batanyurwa nimba umukobwa agukunda cyangwa umudamu agukunda ni urugero kumubwira ngo sinkukunda kiba kikunaniye kugira ngo umugenzi wawe ajye kwiyahura. Icyo nshaka ni kugira ngo tubwire muri iyi minsi cyangwa tubwire abagabo bo muri iyi minsi urabona ko ari ibintu biri kugira ngo bikwiyongera bikaba. Ese turakora iki? Yego turakora iki nkawe urubyiruko? Reka si urubyiruko gusa n'abamama nk'uko n'abagabo niwe abafiyemeri ni umuntu uba washatseho akaza kubyara agatandukana n'umugabo akongera akagerageza undi bakundana bakaba bashakana nabo abantu barahari. N'abagabo nuko akaba yarashatseho ariko ubwo rukamunanira kongera agashaka kongera gukunda. Iyo umugabo
ashatse yarigeze gushakaho urugo rukamunanira akaba yakongera kumva ngo ubu ubwo rwananiye rwa rugo rwa mbere sinakongera nkapima amahirwe ya kabiri. Yajya gupima amahirwe ya kabiri ngo ashake uwo mugore akamuhemukira nka wa wundi wa mbere, ntibumvikane cyangwa se akamugerageza kumuha buri kimwe cyose, bakagira inama, yajya gukora ikintu akakimubwira ariko akaza kumuhemukira akamuvamo, yarangiza akamwanga, ahita atekereza umwe wa mbere nawe agatekereza n'umwe yarananiye, nta kundi nabigenza, nakipfira bikarangira bitewe ko bose bari kumuhemukira. Yaretse umugore wa mbere baratandukana, apima amahirwe ya kabiri ngo ashake undi nawe biranze. Urumva ahita atekereza se ku rugo rwa mbere runaniye n'urwa kabiri ubundi mbayeho gute, umwana wandemeye iki, agatanga kwicuza icyatumye aza ku isi, akora iki, birivanga. None hari hahandi abagabo bamwe bajya mu nzoga bakanywa n'itabi, barangiza bagatekereza bya bitekerezo by'ingo bizabananiye bagahita biyahura, ibitekerezo bikaba byinshi bikabarenga, byaba byinshi kwa kundi umugabo abagabo banywa inzoga ntabwo mpfa kubacira urubanza. Njye naganire hari umugabo twaganire, nkunda kuganira n'abantu bakuru sinzi, turaganira arambwira ngo kunywa inzoga ntuzancira urubanza, ndamugaze kunywa inzoga nyinshi, arambwira ngo kunywa inzoga ntuzancira urubanza uzaza kubera iki, arambwira ngo njyewe, ambwira ibibazo uko yagiye abaho, ambwira uko yashatse, ambwira byose arabimbwira, nyine arabohoka arabimbwira. Arangije ndamugase nukubera cyo umwe inzoga gutya na gutya, arambwira ngo kubera ibyo bintu nyine ubwo ni birebire sinabivuga ngo turangize. Arangije arambwira ngo niyo mpamvu ngiye inzoga nywa ngo numve ko nakibagirwa ibitekerezo by'ahashize cyangwa ndimo mu bihe ndimo mbyibagirwa, nkayinywa aho kugira ngo ntekereze ibyo ndimo cyangwa iyo minsi ndimo n'ibihe naciyemo, nyine nkabyibagirwa, nkasa nk'ubyibagirwa, hakaza ibindi bintu nyine nkanywa ku buryo ntabitekereza, nkatuza. Bivuga ko ubuzima tubamo, iyi si turimo, uretse Imana ni Imana. Ariko ikintu nabwira abantu dukurikiranye, mureke dusenge, kuko n'ubundi ndabona impfu zo kwiyahura ntabwo ari uriya gusa, n'abandi bari bwiyahure n'abandi biyahure kubera ibintu nk'ibi. Imana itabare abantu bayo, itabara ubwoko bwayo ku manywa na nijoro. Ndashaka ngo ugire inama urubyiruko ukuntu rugomba kwitwara muri isi. Inama ya mbere nabagira urubyiruko rwose, ni mu mese kamwe, niko baca mu mugani ngo sinzi ukuntu mese kamwe, kuko imyambaro myinshi ntabwo ari myiza. Ambara umwambaro umwe gusa, nubona ukubereye ugukwira rekeraho, kuko nurindira kwambara myinshi hari iyawe hari n'utari uwawe, hari uzambara ugasanga ufite ikizinga. Ariko ahantu hamwe nshuti yanjye, kuko uri kubaza abantu benshi, wowe hitamo umuntu nimba muganira cyangwa mukuzuzanya mugahuza ibintu byose, wirindira umurenzeho. Hoya nimba wakunyuze mugendana n'ugira isoni. Njye mvo nakundaga kwirata, nanjye byambayeho nkajya nirata, ngo nakundana n'umuhungu nkamureba nabona musumba nkabaza aka kantu nsumba kanagaki, noneho nkakunda kumwegera tukireshyeshanya, nkabona aka kantu nzakajyana mu rugo. Ako bambabarira abahungu nanze bose, nanjye narabanze, ariko hari ukuntu uba wumva utari mu rukundo, umuhungu akakwitsetaho, wumva utanyine udashaka gukundana mwako kanya, utumva ushaka, wenda umuhungu aragukunze ashaka gushaka umugore, kandi we urumva ntabwo uragira imyaka yo gushaka. Uwo muntu twabiciyemo, njye nabiciyemo, nkundana n'umuhungu, ariko we mukunda arankunda pe, mbona ko afite urukundo, ariko njyewe
nari nkuze mu gihe nshaka kubaka ariko we yarakuze ndamubwira rero njye nta myaka mfite nari undi mutoya ntazi buri kimwe cyose ntakizi ntarigeze nganira n'abantu bakuru mbega nari kugenda se nkavuga ntacyo ubwo rero inama nabagira ni ukumesa kamwe bagakunda umuntu umwe wenda yakwangana akazi ke akagenda Imana ugasenga Imana ikazana undi ikaguhundi ariko utagiye ufashe uriya oya mesa kamwe nagenda umukunde umwereke urukundo umube hafi mbega muganire nagenda yumva ashaka kugenda kuko barabaca umugani ngo icyayi ngo uwawe nahajye nimba ari uwawe nahazajya nubwo yagenda yagaruka ariko nimba atari uwawe uzamureka agende uwagiye nuko yari uwo kugenda reka agende hari akantu nabonye umumama ukunda kwigisha ngo uwagiye yari uwo kugenda mureka agende uwawe naza nagazakira ngo kuko ngo mu bintu uwo mumama akunda kuvuga ngo umuntu ugukunda abona amakosa yawe arenga 100 cyangwa 1000 akabona akantu kamwe waba waramukoreye cyangwa konyine agukundira kamwe konyine kakaba impamvu yo kugaruka Imana ishimwe urakoze cyane baturushimire kubwo ikiganiro cyiza duhaye cy'inama nziza abantu babyumve ko atari byiza guhemukira uvuga ngo uramukunda noneho urubyiruko rwo muri iyi minsi cyangwa se ibintu byeze ngo umuntu ngo gukunda undi ngo ni ukuryamana nibwo rukundo ariko nimba uzi ko umuntu yarakwamburiye ubusa ukamureba nawe akakubona mwubahira icyo cyonyine njye mba numva byose ko nimba umuntu wamubonye yakwizeye wowe ubwawe ukamubona ushaka kumwubahira kukonyine icyo cyonyine kiba gihagije nzi ko Imana nayo ibizagira gute izabiguheramo iki umugisha murakoze inshuti zacu nakagaruka